Ingozo simbona mutinganya wanyu yaje. Godfather. Oui. Bonsoir. 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 Mumpe iminota nk'ibiri yonyine. Mumfashe mu muting. Kabisa. Upo nyonyo karibu. Sinagombaga kuza hano. Kuko mfite ukuntu ntwara ibintu byanjye nuko nkora ibintu byanjye. Ama TikTok sinkunda no kuyakoresha. Eric simfunga muri Amerika. Ibyo kwicara ukavuga ngo wavuye muri Amerika uri hano urarizwa se niki? Ufite agahinda kiki? Ndakubuka. Jihad wowe ceceka nta kintu ngomba kuvugana nawe. Ndi kukurira Jihad nago nkuriye. Oya nawe. Nta kintu ngomba kuvugana nawe. Nago nkuriye bro. Icyo ndashaka kukubaza. Umva ngusubize wowe. None urizwa n'iki? Wavuga ngo bivuge gutyo urarizwa n'iki? Ndi mwana ubimenye. Ariko nabakuririye bro. Ariko nabakuririye. Naragufunze. None naragufunze wanze bikimenyekana nawakuririye. Jihad ntiyakuvugishije. Mvugisha se nkandi. Ndobrije kuvugana nawe. Ntayo. None kuri mu buzima bwawe wabaye mu buzima bwawe nanjye nkaba mu bwanjye urarwana n'iki? Uri Kigali, icara Kigali zikoti. Ntasone. Ikota gutezeka kakurujije ubuzima mubwira ahubwo niba buri bari kurizwa n'iki ngo Jihad ngo arabireba ko. Ubwo dufa mukomeza erusyo mukomene ingasi. Ninde waririye Jihad ko? Ninde wamuri? Ngo yanze go kuvugana nawe. Ubu nkushubije hano kugira ngo ntazagira ukuntu mbitindaho. Ndavugana nawe se turavugana. Uretse turavugana. Jihad. Hano oya Godfa. Na iminota 2. Mfasha nyikoresha. Reka bakuvugiremo, reka undi nawe agenda avuga. Reka undi nawe avuge wagitinganya. Umva gatingana n'amabere. Gatingana n'amabere. Wowe gusubiza. Wowe ntagurambona. We itandisi. Wowe uzambona. Semuhu. Baho mu buzima bwawe. Nakubwiye ko ngomba gusangira na nyakwaga kawe. Nanjye ntacyo ufitanye nawe. Nakubwiye ko ngomba gusangira na nyakwaga kawe. Ngaho nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze Kigali aho uri nawe ntagusetse. Ntabwo wafunga imisumi inkweto zanjye ujye witira icara rero uberwe nayo. Urambaza iki? Sawa rero sawa. Urambaza iki? Ntuzongere Mari nuteze pe. Uri kwitaka itake ntacyo. Urarwana n'iki? Baho bwawe. Icara ahubwo icara Kigali kote. Semuhungu. Kigali tanye senza nkabamaze umwaka nibwo igiye kunyota. None se urumva usetse? Oya ndi kuri. Igisaho. Komera. La mwagiye muri kisharisha. Nakubwiye ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo wisange Nyarugenge. Mwagiye muri kishari mukana abandi mu mahoro. Nakubwiye ko nta ruhare n'abantu bose bari hano barabizi. None se ko cyagiye ubwego mutinganya bihunga nimujyana mu nama semu. Kwazi jamane ku giti cye man ibyo nawe wisubize. Urakoze cyane. Nge nagusubiza kuri ibi kari kuvuga. Mfite ikibazo cy'Ikibazo Kigali n'ibiki byose. Ari kurwana n'iki wagumye mu ukora ikibazo. Wamekinze ngiye wari cyo ndi kurwana cyo karo wantumye kuzuna live. Ngiye hari cyo ndi kurwana cyo. Kari uko bavuze kuri Jari ngo wagatasohoka ngo mwabanaga n'ibiki. Ngo nanze kuguha imbabazi ngo ndakureba nkiruka. Utiruka wa mugore we nange jone twahuye muri nuza mu inama ya Nobreza Hotel ngabaza Madoxi uyu mungu dupfiki kuri 17 z'ukwa gatatu. Nango wiruka. Oya. Nango wiruka. Ona umutima guci. Umutima nawo. Kurana nawe. Icyaha ni kibi gushakana nawe. Icyaha kibi. Amagift akohereza kontineri ngo wisange Kigali. Ninjya akoresha kontineri ngo wisange Kigali. Wibwira yuko usetse.
nicecekere ni wowe usetse cyane guma mu buzima bwawe nanjye ngume mu bwanjye ntuzongere ahubwo reka nkubwire ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko nta reka nkubwire oya bagutumyeho undi azongera kukubaheza uzaba uri hanze se ntuzongere ayo jya kuri urwuriho rutoroheje ngwini nyarugenge rutoroshye wakwitumishe urwuriho ko rutoroshye Godfather narinze gusubiza Eric kubera bari banyohereje ntuzenye ibyo bari kodinze hano Sindi gusubizanya nawe wowe Kasuku wowe huzamba Semungu azakugemurira Yes Semungu azakugemurira nta kibazo kandi agira urukundo azino guteka nta kibazo agira urukundo Semungu agira urukundo icyo baza ibyo birahagije byihorere jiha reka tubishiraho umucyo ibi bireka kantu tugashiraho umucyo ibyuko aka kantu ntuza akoze statement nani Semuhungu yuko we na Kadete wo muri ntuza wo muri Sweden arimwe mwamugambaniye icyo ngicyo ni kimwe kavuga ati n'umutima wanjye uraremereye icyo ngicyo tugishira iruhande ngo mwaramugambaniye nuko umugambanira hehe ngo mugambanira yarahari se ntabwo se mu yababe umugambanira he ngo mwamugiriye ishyamba kugira ngo ibyamubaye muri Amerika bimubeho ibyo niyo tubyirengagiza jiha nihe mpamvu Semuhungu mwabayeho inshuti mwigeze kuba inshuti mwigeze kuba abavandimwe mu bihe bya kera byagenze kugira ngo umuntu mwabayeho inshuti mukaba abavandimwe uyu munsi ashobora kugera i Kigali nawe uri kubyumvira bagutumaho intumwa akifuza ko nk'abantu bigeze kubaha inshuti nk'abantu barabavandimwe ku kibuga cy'indege nkubona mu bihe bya kera baravuga ati ngiye kwakira umuvandimwe wanjye tuba muri association imwe nani jiha niki Eric Semuhungu yagukoreye udashobora gishobora gutuma muticara ngo muganire amasaha ngaho nyumvira bikanga ngaho nyumvira hari icyo yankoreye hari icyo namukoreye none ni ukubera icyo agusaba ngo mwicare ukanga ko mwicara ko byabaye ku munyamahoro kandi bigaragara ko ari mwe mwamuhemukiye ariko Godfather icecekera kari mu ruroba rasyana nta mahoro icecekera nakubwiye yuko ibyo byose aje kuvuga hano sijye wagize uruhare kugira ngo yisange i Kigali kandi no kubura i Kigali nawe ntusetse icyo kimenye Semungu azakugemurira arahura n'umuntu Semungu azakugemurira nicyo cyari kinzanye kuko iki cyo cyari kintangaje cyane icyo kintu urumva pede ntabwo witeguye kwiyunga na Semuhungu niko pede Kasuku wowe nzakiyereka ariko se tujye tuvugisha ukuri Jihadi ararinda avuga ngo kuba nicaye Kigali sinsetse mfite imitungo ya hafi biliyoni y'amanyarwanda wamukire we kurayira kuri ntuzenya ngo abantu banze mfite intuze za miliyoni hafi 500 ubwo se akavuga ngo ntabwo nsetse gute urugendo rwa Dubai mitafata indege business class Kenya business class Uganda business class ubwo tuhuriye he nawe kugira ngo uri kuza kwiyasa ahangaha ngo abantu barakugambaniye twebwe turi Amerika ngewe nawe ndaririra i Kigali maze n'ukwezi kumwe meze neza boku na boku jiha reka ko nshaka kwitanga nkavuza mama wawe shaka ko bambwiye ngo ararwaye ahise avaho atirukanka ngo ariko uribaza umuntu yicara ngo nango umuntu ngasetse mu cyaro cya Norvège ariko siko abantu basetsa we ariko siko abantu batabanyarwanda mutagira n'isoni ubwo ari nge na Jihad uhamagazwa kubera umunwa we wamunaniye ninde siwe nungu siniko nane hose ari gutrendinga kubera gusebanya ariko sha abantu bari bibagirwa vuba si uri gusebanya ariko twinjira mu buzima bw'abahanzi batandukanye n'abakina ba producer n'abakibose batuka none ngo ngiye ngo kuba nishicaye Kigali ngo nango nsetse akiyunze mwana
mwakiyunze ko ubundi ibintu byo guswana nta kintu bimara. Ubwo no kuvuga ngo wowe uhise uyunduka umucamanza. Wewe wacha. Naho nciri ubanza. Ngaho aho nciri ubanza ngo difana aho nciri ubanza. Azabunze. Weri ngo abantu bavuga byakunda ko ngo uruganda rurimo umwanda. Rurimo umwanda nyese mwe mwanda mwakiyunze mwana. Mwakiyunze bikarangira ubundi murashwana mupfiki. Niko ngo dufa. Gazu. Gira ikintu ubwira. Godifa ndakubujije. Uru ruganda rusya kawunga. Tumugendeshe gake. None Eric mbere yuko ugenda kazi ndashaka. Man izo nkuru ziri sensitive mu ndabizi ko ziri sensitive nanjye kandi bizi ko ntoroshye ndakubaza. Nyuma y'ibyo byose n'agahinda yagutekanga na gutyo. Ni urukundo wari umuguriye ugeze i Kigali kugira ngo mwongere muhure. Kuki wumva umuntu wagukoreye ibyo bintu bimeze gutyo wumvaga yakongera kukuza mu maso akongera akakwegera ngo mwongere mu inshuti? Jadi yagize ubwoba. Utekereza ko wowe iyo utekereje man itonde nge mu rugo barambweti cyozo cyanjye sindakirangiza wamusabye imbabazi just mukabana nyine biraho you know what nanje kandenzeho tumaze guhura twabigore za Green Lounge twaye stade amahoro nangiye hostinga umupira wa Gasogi United na Rayon Sport twawe mu manama y'aba LGBT mu manuza mu mahoteli atandukanye mu nama za LGBT inshuro nyinshi n'ingiye bamwagejeje kumwapocha cyangwa kumusura. Anyway mama wanje aheruka bundi aherukina arabangara mukumbuye ngo ni muhamagare kwa ko nimera kwesha yazaruka 889 bayimuhaye ndamuhamagara. So then ariko njewe inshuro nyinshi nakumva mwapocha kuko nta kimutima wanje nshinje kuko man you step pure clean heart umuhamagara nakitageraho bro. Okay umuhamagara namuprochinze arirukanka man akahita ahunga. So rero tubive so tubive man neje bundi recently ku itariki 17 kwa gatanu hari inama ya LGBT muri hotel itwa Nobeza Hotel. Iyo nama yarimo almost 300 people ndamubona naje ndamusuza ati anyway bite man bwira umuntu w'umushiti wacu duhuriye guhera cyane ati man wambareje jihadi ikintu dupfa tukiyunga bro yahise yirukanka barongera ati vayo twiyunge arirukanka. Godfather yo ngewe ubuhamya natanga kuri icyo kintu nahuye n'umuntu bita Eric Semuhungu muri stade ndetse no mutinganye bita ngo ni Jihad. Semuhungu anatera blague ujye ubyibuka Semuhungu muri yanaje gustinga nyine umupira wa United Gasogi United na Rayon Sport. Semuhungu anatera blague arangwa ngo Jihad wabonye Gasuku cya Jihad kiramwihorera bro. So ubyibuka Semuhungu ubyibuka? Ndibuka nyine ya urumva niyo mpamvu wati uriya mutinganye wafite umutima mubi bro. Ariko Godfather ikibazo wari umubajije buriya umuntu uzi ko mufitanye ibintu bigeze aho ngaho ukaba uzi ko mugiye akana ko kagiye kujya kuvanga ibintu kagiye kujya kavanga ibintu ugiye kwaza ibiki wakaburyo ziba wanjegeraho kagiye kujya kavanga ibintu ngabase nivanga ikise waretse nkivugira urumva Godfather basi urumva umuntu nk'uyo muba mufise ibintu nk'ibyo mupfa iyo uzi ko mugiye guhurira ahantu hamwe. Semuhungu ndamwumva yashatse amahoro kuko urumva still akagiye bitagaragaza uburyo Semuhungu ari ugomba gukora ingufu nyinshi ako ngaho mvugira ibyo ngira mvuge wakintazi vuga ibyo vuga womvora numva ibyo naringiye kuvuga bivuga wowe urashaka kugaragaza ko Semuhungu agomba gushyiramo effort mu kwinginga umutinganye tuzabana n'abashaka bro. Ndavuze Semuhungu ko yakoze ikintu cyiza we yashaka amahoro kuko ni umuntu muzakomeza muguma muhurira mu bintu buri munsi kandi uzi umubona umutima wawe ukababara ati vomye kumubwira ati birangire wenda mureke kuba inshuti ariko kumubona ureke kuguma wumva babara. Ariko muribuka afata audio yiwe abantu Eric agarukanye n'agavarisi kamwe ngo Eric wazaga agaragiwe ngo n'aba bouncer 8 na za Vewiti
eshatu zakoze convoy ariko uri muri Serena Hotel none agakuye n'akavarisi kamwe namye ko iyo varisi ijemo amafaranga bije amafaranga mane cyahoze imana ihora ihoze kweri ubu ndi kwibaza yaba nari ikiri cyatanu mfite ukuntu bari kuba bambuka abagore ariko sha uriya narumiwe ngashego n'akavarisi kamwe waza uri umukene ukajya kurara muri Serena Hotel y'amadolari 450 ku ijoro rimwe sha uzi kusetsa reka ntabwo ari mugenzi wanyu erega twakoze ku bw'ababirigi ubundi reka nkubwire uzi ubwenge uzi icyahuye muri Amerika ku myaka 9 wari ubayeyo ntabwo ugaruka umeze nk'imbobo bangaye hano i Kigali bava muri Amerika mu gusubira tukabategera bangaye baba muri Canada basubira tubategeye ni benshi gorego Jihadi nawe aba umutopu cyangwa aba mubaro ibyo n'ibyiwe ntaho nshaka kumenya man aze kasu nk'ibyo ntabwo nshaka kujya muri deep man nanababara nanarira babariro ndeke none se eri ibyo ngibyo kasuka biza ibya top na bottom bese ngo nayoroshye waba mongo bari baragera bakuvumbura yasuka biyoberwa